kandi ibyo mbabwira simba mbabwira amakuru, ndababwira ubuhanuzi, niko bizamera. Udatekereza ngo bizaba kera, si kera, ndabibona biri hafi. Mwana w'umupfu rero yarayagutwikiye, yarayagusenyeye, ariko mukohereza ibiryo nyina araho bati mama ngawe nawe rye. Boreyeho guhumuriza abakozweho directement n'ibibazo byo mu Gatumba bari hano. Yabonye mama we, akabona mukuru we, murumuna we, papa we bapfira hamwe, ariko akarokoka muri ya mipanga na rya kombe ry'umuriro babatwikaga. Mwebwe mwari buri ibyo bibazo, tuboneyeho kubabwira ngo pole, Imana ibahumurize kandi bakomeze. Nanone sinshidikanya buri muntu wese hano afite uko yakozweho, kuko ni umuryango, turi umwe, twese turasa n'umutego w'igitagangurirwa, turavukana. Umuntu wese avukana n'undi, turaziranye, turabavandimwe. Ibyo byatubayeho byakoze kuri buri umwe wese. Umwanya barimo bavuga amazina, numvisha amazina yabo mu Bijombo. Uwitwa Muhimuzi Kinyamushasha niko twamwitaga, twarararanaga mu nzu imwe nawe. Uwo ngo ndagira ngo shima Imana namubonye hariya, yaraturuseho gatoya Kinyamushasha, ariko twarabanaga nawe ari mu bapfuye, witwa Muhimuzi. Inzu yo kwa Shemu Mudagira umugore we, twataramiraga iwe muri campus, tukajiwe tukamutaramira. Bafite abana batoya kwa Gasosi, yari umuturanyi n'umudamu we. Niyo twajaga kurya indagara kuwa gatanu, kuko yajyaga mu isoko akazana n'akanyama. Twese kuwa gatanu twabaga turi mu Gasosi. Abo bose baragiye. Rero urumva ko nta utarakozweho mu buryo bumwe n'ubundi. Reka twese rero twihanganire amateka mabi, twihanganire ubuyobozi bubi, twihanganire ibyabaye byose. Imana yahaye umwana w'umuntu isi kuyijera, umwana w'umuntu aba mubi. Hari abibaza mu bihe nk'ibi ngo ariko Imana yarihe, Imana ikora iki? Bibiliya iravuga ngo ijuru ni iry'Imana, ngo naho isi yayihaye umwana w'umuntu. Yahaye umwana w'umuntu, kandi Bibiliya iravuga ngo Imana ntiyicuza impano yayo. Iyo Imana itanze iratanga. Yagabiye umuntu isi, iravuga ngo yijere. Rero twagize kugira ibyago. Isi iyoborwa n'abakunda kurya, n'abakunda kwica, n'abakunda kuroga, n'abakunda gukora ibyo bindi byose bibi. Umwana w'umuntu aba mubi. Inshingano Imana yamuhaye ntiyazikora, ntiyazigeraho, bituma aba mubi. Inyuma yanjye hari titiri ivuga ngo gira uruhare mu guharanira ubutabera bw'abanyamurenge biciwe mu Gatumba i Burundi ku itariki ya 13 kwezi kwa 8 2004. Ariko bansaba kuganira gato ku butabera bw'Imana. Ndashimira mategeko wavuza, yatuganirije agiye kuduhumuriza, aravuga ngo muhumure, ubutabera burimo burakorwa, bitinde byange bizacamo. Nicaranye n'umunyamategeko wundi Masengo, nawe arambwira ati nibyo tubirimo, turimo turabikora. Turashima Imana rero ko hari abahagurukanye ukuboko k'ubutabera bw'abantu kugira ngo turebe icyo bizageraho. Ubutabera bushobora gufata igihe kirekire, kuko igihe kinini hari igihe abana b'abantu bashakisha amahoro mbere yo gushakisha ubutabera, bakemera kubana n'abicaji kubw'amahoro bishakira, noneho ubutabera bukaza nyuma. Ibyo bibaho nabyo, kusanga nyine amahoro ayo bashimakira imbere, ati reka tugire ubwumvikane tubana amahoro, naho ibyo ubutabera bizaza nyuma. Niko isimera. Ikindi nanone ziriya nzego za ONU batubwiraga, bandikiye turiya tunama twose dukomeye kuri iyi si, ndagira ngo mbibutse ko mu isi nta butabera bukwiriye buhaba. Bariya barabizi, ariko yabitubwiye umunyamategeko, atubwira ko babanza kureba niba hari inyungu zabo zirimo, zitaba zirimo bakabyihorera. Ejo muri mwabonye Ukraine bayikoraho, isi yose irahaguruka, ariko bakoze ku bindi bihugu ntibahaguruka. Mwabonye impunzi ziva muri Afrika zaje i Buraya bakohereza amasumare mu mazi kugira ngo ubwato butigite hafi ibihumbi by'abana b'Abanyafrika, ariko bateruye Abanyukraine bahita babaha ubuzima ubwene gihugu bw'ibihugu bahungiyemo uwo munsi. Kubera uruhu nago rurakora, n'uruhu rwera ntigwahangayika nk'uruhu rwirabura. Ubwo ni ubutabera bw'isi. Nubwo dushakisha ubutabera bw'isi, ariko tumenye ko bubogamye kandi bugira ahantu buri limite. Arakureba tse turavukana, turasa, tumeze gute, bikagorana. Ariko ndagira ngo mbaganirize gato ku butabera bw'Imana. Yesu ashimwe cyane. Bumwe ni budacamo, nubwo dukomeza kubutegereza, reka turebe ubundi buzacamo. Abayuda iyo batirwanaho ubutabera ntibaba barabukoze.
bagiye bidegwize bihindura abacuruzi b'abanyamerika baja muri Argentine bagira amezi n'amezi kugira ngo babashe gufata ababakoreye Holocaust. Barabatwara babagezi iwabo babacira ubutabera iwabo muri Israeli. Ariko nuko cyari igihugu nkuko babivuze, cyari igihugu gifite abasirikare. Mossad, umugabo wari uhagariye Mossad yagize hafi ibyumweru biri muri Argentine. Ubwo hari habaye some ikomeye muri Argentine, noneho bajyayo nabo nk'abagiye, ariko bitwaza indege yabo itwaye abadiplomate, bafata abagabo benda gusa nawe barabambika neza, bari bati turagerageza nitubona twamufashe uriya mugabo bakeneho kumenya wirwaze we usa nawe. Donc hari amatrike menshi cyane kugira ngo baje gufasha umugabo wakoze Holocaust mu Budage bamugeze muri Israel. Baje kumugezayo nyine ibintu biba bibi, ariko bamugejeyo kuko bari bafite igihugu kibavugira icyo gihe. Ariko twebwe aho byakorewe naho benshi tuvuka ntawe duhangayikiye muri ubwo buryo, ariko turashima Imana ko dufite ubundi bwene gihugu bwa gatatu, ngo twebwe iwacu ni mu ijuru, turebe ko ijuru hari icyo byakora nabyo. Yesu ashimwe cyane, kuko iyo umwana w'umuntu atagutabaye amavuko yawe ya nyayo yo mu ijuru nayo aragutabara. Ubutabera bw'Imana uko bwifata kumwicanyi, ese Imana igiye gutanga ubutabera bigenda gute? Twebwe twavutse tugahabwa ubuzima, tugahabwa ubugingo, bwaca mu gitondo kimwe umwana w'umuntu akagukuraho kandi atari waguhaye ubugingo. Ese Imana igutabara ite? Imana ibigenza ite? Ubutabera bwa mbere bw'Imana ikorera umuntu wishwe ni igitangaza. Ikintu cya mbere Imana yakoze gikomeye iyo yenda kuducira ubutabera nuko Imana yashize ubugingo mu maraso. Icyo ni ikintu cya mbere. Mu maraso y'umuntu Imana yashize mu bugingo. Muri ubwo bugingo harimo ijwi, harimo akanwa, harimo kureba, harimo kumva. Ushobora kwihererana umuntu ukamwicira hariya amaraso akava, ariko amaraso aba afite akanwa, aba afite amaso kandi arareba. Iyo nta muntu numwe uhari, nta bimenyetso bifatika, ibimenyetso byarasibanganye, amaraso ye aravuga. Imana ibwira Kayini ngo amaraso ya mwene so arimo arataka. Imana ishi amaraso ya mwene so arimo arataka. Mwari mwembi ningaho Kayini yabwiye Imana ngo nyereka preve ko ari nje wamwishe. Bimprove zana ibimenyetso, kuko abanyamategeko bashaka ibimenyetso, ariko Imana yashize ibimenyetso mu maraso. Nubwo umuntu yabesha, nubwo umuntu yaca hirya, iyo wambuye umuntu ubugingo, amaraso ya wa muntu aravuga imbere y'Imana, kuko Imana yashizemo akanwa kugira ngo abashe kwitakira, Imana ibashe kumutabara. Nubwo Kayini yatekereje ngo Abeli yapfuye, yavuye mu mubiri, ariko Abeli yari muzima, kuko yabashe kubwira Imana wamwishe nuko byagenze naho yamwiciye. Imana imanuka kubaza Kayini batese ari hehe mwene so, ngo sindi umurinzi we. Batari ko ibyo wakoze sibyo, bati bije, bati ko amaraso yarimo avuga. Kayini ndi yarazi ko amaraso y'umuntu avuga, yarazi ko avuga kakanwa kumva ya matwi. No, umuntu aba mu maraso. Murabona abene data bose bagiye, umunsi barimo bapfa, n'uyu munsi amaraso yabo ari imbere y'Imana, yibutsa aba muri bo muvuga, abo twavuze uyu munsi abo batubwiye bahagaze bakavuga ngo mwice abo banyamurenge imbere y'Imana, ngo ku ntebe y'Imana hariho amajwi y'abataka, ngo ahora avuga ngo ese Mana uzadohorera ryari. Ngo Imana ibambika mu gitabo cy'Ibyahishuriwe ngo imyambaro ngo yera, ngo ibaha n'imikindo, ngo mutegereze gato ngo umubari wuzure hanyuma nzabahorere. Ese uragira ngo n'uyu mubiri uri imbere y'Imana ni amaraso Imana yaremye. Ubutabera bwa mbere bw'Imana buba mu maraso yawe. Imana ishimwe. Icya kabiri, ubutabera bw'Imana kumwicanyi, Imana imugira ikivume. Uwicanye wese, uwishe umuntu akamukuraho, ahinduka ikivume. Wakwirasagisha, waja mu bapfumu ngo bakuvumure, waja mu baintercesseur ngo bagusengere, utarihana ngo uhagarare imbere y'abantu n'imbere y'Imana ngo narishe namenye amaraso, ukomeza uri ikivume. Ikindi, iyo wishe ibigaragara ntabwo wihanira mu ibanga, kugira ngo icyo cyaha kizakuveho ugomba kuja muri public. Iyo wishe public ukavuga ati nagize nabi narahemutse, nicyo gico cyaha kikuvaho, kuko amaraso y'umuntu n'abantu bawishe. Iyo umuntu mwapfuye uba wishe benshi, abana b'imfubyi basigaye aho,
bene wabo bari bashamikiyeho, abaryaga kubera we, abari babaye kubera we, abo bose uwo munsi umwe bahinduka ubusa. Rero ni nayo mpamvu iyo umuntu yihana icyaha cy'ubwicanyi agomba kukivuga mu bantu. Ikivume, Imana ibwira Kayini ngo baye ikivume. Bwari ubwa mbere umwana w'umuntu yicana kuva Imana yarema umuntu. Imana niyo yashize ordre ngo uwicanye azavumwa, ahinduka ikivume. Ubwo nibwo butabera tugira ku Mana. Abatwiciye muhumure baravumwe. Uzi ikivume? Ikivume mwese muragenda mugahura n'izuba ry'Imana, ariko hagahinduka barafu kandi mwebwe mufite icyokere. Ikivume umuhinka ngo nayikame, kandi nk'ireta ifite amata menshi, amata akabura, kandi wewe wayijya mutavumye amata kaza. Ikivume bakuze kubivuga ngo aho umutindi yanditse ntiriva niko ikivume kimera. Iyo umuntu ari ikivume ntibimubaho wenyine, ikibabazo bimanuka no ku bana be. Babwiye Yesu wa munsi barimo bamwica, atariko aya maraso ni amaraso y'umuntu utarakoze icyaha, ngo reka azatubazwe ngo twebwe ngo n'abana bacu. Nicyo kibazo cyo kuvuma, bijya ku bana bikajya ku buzukuru no kubuzukuruza. Ubutabera bw'Imana, aho Loni itadufasha, aho izi nzego zikomeye zitadufasha, Imana yo iradufasha. Bari abantu baravuma. Icya gatatu, somye ibiraha muri Bibiliya, umwicanyi ngo yangwa n'ubutaka, ubutaka buramwanga. Imana yaramubwiye, iramubwira ngo ubaye ikivume ubutaka bwanga. Barumva umuntu ubutaka bwanga, ni ukuvuga ngo urabahe, kuko nukandagira ubutaka uravuga ati mvaho vuba vuba, ukisanga yagiye hariya. Yahagira bati nanjye mvaho, akajya hariya. Niko bimera. Ubutaka burakwanga ntibuguhira, ubuhingamo nk'abandi ntibikemo, ubwubakaho nk'abandi ntibyubakike, uburaraho nk'abandi bukakwirukana. Kwirukanwa n'ubutaka, utari uwo mu mazi, utari uwo mu kirere, uzajya ntibugire ngo abicanye bafite amahoro. Ubutaka bwarabanze, bamaze guhindura indaro nyinshi, bamaze guhindura ahantu henshi, bamaze guhindura, nubwo bakingirwa ikibaba, ariko ubutaka bahagaze burababwira ati mva imbere. Iyo niyo principe y'ubutabera bw'Imana. Icya kane, umwicanyi ngo aba igicamuke n'inzererezi. Inzererezi cyangwa se igicamuke ni umuntu, iri jambo narishakishije mu rurimi rw'umwimerere. Igicamuke mu Giheburayo sanga ari umufugitive, ni nk'umucikacumu, ariko mu buryo bwo guhunga ushaka ahantu amagara yawe aba safe, aba meza. Ikindi ngo n'inzererezi, ni ukuvuga ngo ujya ahantu warangiza ukitegeza, ariko nta muntu nzaha, ukongera ugahunga, ariko uriya ndabona yenda gusa n'umuntu nzi, nanone ugahunga. Uba urimo ushakisha amagara yawe. Ibaze igihugu cyose, ujya mu ndege ukabanza ugakontorora ko ntawe ukuzi, waje muri toilette mwahurira n'abantu ukareba ko ntawe ukuzi. Icyo gicamuka, icyo ngicyo. Ni ukuvuga ngo no muri bisi abareba inyuma tese nta muntu nzi hano, no ahandi hariho hose. Ubwo si ubuzima wawe wamwe imyaka ingahe. Ikindi ngo n'inzererezi. Inzererezi ni umuntu utagira adresse. Umuntu Bibiliya yita inzererezi ni Satani, ngo niwe wirirwa ahungabana mu kirere yiruka agenda ntagira aho aba. Rero nibwo buzima bw'uwo muntu. Satani shebuja ajya mu kirere, nawe umugaragu we wamukoreye kwisukira uguzenguruka nk'umuyaga. Ubwo si ubuzima, ubwo no ubutabera bw'Imana kuwishe umwana w'umuntu. Buryo ubuzima bw'umuntu buragoye cyane. Umuntu Imana yafatiye ibitekerezo ikamugambirira kumugiraho, ikamushiramo impano, ikamwuzuzamo ubumenyi, ikamushiramo ubumenyi ngiro, ikamushiramo ubwenge kugira ngo azabera abandi umugisha. Mu gitondo kimukamukuraho kuko mudahuje ubwoko, cyangwa se mudahuje ururimi, cyangwa se mudahuje uruhu, uwo muntu ahinduka inzererezi. Nanone ubutabera bwa gatanu Imana iduha nuko uyu muntu wicanye ngo ahora n'ubwoba bwo gupfa. Kayini yabwiye Imana ngo uzambona wese azanyica. Nutaza amakuru
ngo nambona azanyica. Imana bati humura, ntazakwica humura, nzi ukuntu nzabijera. Kuki Imana itemeye ko bica Kayini? Hari impamvu. Ni ukugira ngo abone ko yifuje gutsemba umuryango wa Adamu ngo uveho, ariko Imana ntiyabyemera, irareka kugira ngo abandi babeho, noneho abibone ko icyo yakoze atari cyo. Uyu munsi abana barimo bavuga ahangaha n'abana babapfushije n'abapfuye hariya, ntibari bazi ko babaho. None igitangaza gihari, ntibari naha muri Afrika, abandi bagaramye muri za Amerika, barimo barinjira muri zo oni. Mwumva ni ryari bogiye muri oni? Ubu baraganira n'abakuru bakomeye kandi baravuga indimi zaho, biga mu mashuri yabo. Uwabiciye we abana be baracyari mu rutoki, ntibarava naho barimo barazunguruka nk'abandi, ariko barya biciwe abana n'abuzukuru babo isi yose bayirimo, kandi bari stable, barubaka, bameze neza, barimo barashakisha rero ubutabera bw'isi. Ariko Imana yamaze guca ubutabera bw'ijuru, abo ngabo abana babo ntaho bajya. Imana ishimwe cyane. Kandi nabo ntaho bajya, aho nyine bideplaje gato bakava kuba bakingiki, baba bagize akaga. Urumva rero kuba ahantu hamwe kapoto ntabwo byoroshe. Ikindi nanone, umwicanyi Imana imushiraho ikimenyetso. Si ikimenyetso cy'amahoro gusa, ikindi si ikimenyetso cy'ubwiza, ni ikimenyetso cyereka abantu bose ko ari umwicanyi ariko ntiyagire umukoraho. N'umwicanyi ariko ntimumwice wenyine gusa, Imana ikamuteza ubwoba, yakubona akabona ugiye kumwica kandi nta migambi ufite yo kumwica. Yakwitegereza akabona nimurangiza uramwica, agahunga utamukozeho. Imana imushiraho ikimenyetso mu buryo akisomaho kandi agatekereza ko abantu bose bakimusomaho na ko ari umwicanyi. Icyanyuma cy'ubutabera bw'Imana nuko uyu muntu Imana itamwemerera ko yiyandikaho umutungo we. Bibiliya yavuze ngo Kayini ngo atwita umugore we, Imana imuha amahirwe yo kubyara nk'uko tubyara natwe. Ngo abyara uwitwa Henoki, ngo yubaka umudugudu, ngo ariko ngo awitirira umwana we. Uzi kubaka ikintu kugira umutungo ariko ukabyandika ku bandi, kuko ntari bwandike ngo ni umudugudu wa Kayini. Harimo arashakisha umuntu awandikaho, ntatunganirwa, ikintu cyose aragihisha, kuko azi ko umwanya wari wose bagifata. Nta mahirwe rero, nta munezero w'ubwicanyi. Nitumenye ukuntu Imana irimo iduhorera, turatuza muri twebwe. Nitumenye ukuntu Imana iturwanirira, turatuza muri twebwe. Ariko kandi icyiza cy'abacu bitavye Imana, ngo nubwo bataka, ngo iruhande rwabo ngo hari amaraso ya Yesu avuga neza. Imana ishimwe cyane. Ngo begereye wa musozi, ngo begera ngo irembo ry'abamarayika, ngo begera abantu benshi, ngo begera n'amaraso ya Yesu, ngo avuga neza kuruta yabo bataka. Bo baravuga ati turashize, baratwiciye. Yesu akababwira ngo muhumure, nge narabapfiriye, mufite ubugingo buhoraho. Ariko bariya ni batanyizera, bamaze gucirwaho iteka. Ngubwo ubutabera bw'Imana ku buzima bwanyu uyu munsi, mumenye ko babikiye nta mahoro bafite, nta munezero bafite. Ariko mwebwe rero, inama nabaha nimwe, nimunezerwe, nimwishime ko muhari, ntimuheranwe n'amateka, gukomeza urebe inyuma. Imana imira kurwanira mu buryo bukomeye, nubwo mu mubiri hari abaturwanirira, kandi tutizeye ko bishobora kuba uyu munsi, bizafata igihe kirekire. Hashize imyaka 100 irenga yabivuzeho, Empire y'Abaottoman bari yabishe abaturiki, bishe aba-Armenia. Byafashe imyaka n'imyaka 100 kugira ngo byemerwe. Birashoboka ko iyi generation yacu ndetse n'abatwikiye bashobora kuzapfa n'abandi bakagenda bitaremerwa, ariko amaherezo bizemerwa. Nubwo bitakwemerwa ku ngoma yacu mu gihe cyacu, ariko ubutabera bw'Imana bwarakoze. Ubutabera bw'Imana bwarakoze. Uyu munsi bari ababivuga ngo tubice, ubashize kuri interview bavuga ngo sibyo twavugaga. Kubera iki? Bafite ubwoba bwinshi cyane. Barirukanka bagakora bagaca hariya, bakora amalobbying hirya no hino kugira ngo babeho. Hari abandi bamwe mu bicanyi bagerageza kwishushanya, bakajya mu bitaro, bakababaga, bakabahandi masura kugira ngo ntibase nabo baribo, bakibagisha, bagahinduka inzobe, barabirabura, bakagira utuzuru tureture bari bafite manini, bakagira inda ntoya bari bafite nini. Ibyo byose bakagerageza
gushonashona, ariko amaherezo bakabafata bakabaterura kubera ubutabera. Nubwo nibyo nababwiye ngo dufite ubutabera mu maraso, baragenda ariko ntibahindura ADN. Ntibashobora guhindura ADN akaremangingo Imana, ushobora guhindura isura ariko ntibahindura amaraso Imana yakuremanye. Nubwo babavomamo amaraso bakabashyiramo andi maraso, toujours ADN yabo irabarega ikababwira ko ari bo bicanye. Rero nimuhumure, mwe nimukomere, ibyatubayeho byarabaye, bitubabaze tubyibuke, ariko ayo ni amateka abantu bacamo, ubwo ni ubuzima abantu bacamo. Twe tukiriho rero twiyubake, twe tukiriho rero turebe imbere, twe tukiriho rero dutekereze ejo hazaza hacu. Tunatekereze se ko turimo tuvuga ibya Gatumba, ese ubuzima bwacu bwo aho abo bavuye aho bahungira mu Gatumba bahunze iki, bagiye gute, babivuzeho? Ese uyu munsi ho gupfa kwa bene data byaba zaraturemeye independence, byaba zaraturemeye basi mu maraso yabo twaba tugifite amahoro, twaba tukimeze ko twifuza kumera, cyangwa turacyari mu bibazo nk'ibyo? Ni igihe cyo gutekereza tukavuga ngo Imana niba ari umucamanza wacu irimo ikurikirana biriya, reka noneho natwe duhaguruke twubake aho umwanzi yasenye, kugira ngo bizakomeze bimurya amenye ko tukiriho, ntitwashize, turacyahari, kandi aussi longtemps tugihari tuzahakorera, tuzubaka iwacu, tuzahubaka nabo batwikiye, tuzaba baturanyi babo, tuzaturana nabo, abana babo tuzabambika, tuzashiraho amashuri. Ubwo nibwo butabera bwa Yesu, ngo amaraso ye avuga neza kuruta ya Abeli. Abana babicanye tuzabashira mu mashuri, tubane nabo, tubereke ko bashatse kutwica ariko tubaho kandi tubana nabo. Tuzabaruta, tuzabambika nidusanga batambaye, tuzabaruta, tuzabashiriraho imihanda nimba batayifite, tuzabaruta, tubazanira amarobine mu mazi yabo, be kumanuka epfo kuvoma amazi mu gasozi. Tuzabaruta, tugomba gukora ikintu kigaragaza ko tubaruta. Ubwo nibwo butabera nyabwo. Ubutabera nyabwo no kubabwira ngo okay, wanyiciye muri umuna wanjye, ariko nje uransiga, ngewe ngiye kukubeshaho kandi nkwambike, ngiye kukugaburira, ngiye kugutunga, nzakugirira neza. Abo bantu bene data bizatuma umunsi umwe biga isomo, bavuge ngo nari mpfuye kuko uyu muntu yaje afite intwaro, yaje akomeye cyane, ariko ntiyanyitura ibyo nakoze, ahubwo arangaburira, umwana wanjye aramugaburira. Ibyo bizadufasha. Hari inkuru nziza numvishe mu Minembwe ngo harabapfurero bahahungiye n'andi moko yahungiye, iyo mwohereje ibiryo ngo barye nabo barabaha. Wose umugisha bene data. Umwana w'umupfurero yarayagutwikiye, yarayagusenyeye, ariko mukohereza ibiryo, nyina araho bati mama ngawe nawe rye, akamenya ko ari ibiryo by'umwana warabicitse ku icumu, umwana we yaragiye. Nibwo butabera bukomeye imbere y'Imana. Ubutabera bukomeye ni ukugirira umwanzi wawe neza, bikamukorogoshora kugera mu bwongo, akavuga ati cyakora ndimbwa, uyu niwe mugabo. Mureke tuba abagabo, Yesu ashimwe cyane, ntiduheranwe n'amateka, tuba abagabo, tuba abagabo, twirwanaho kuko barimo birwanaho, ariko tuba n'abagabo, twubake. Umunsi tuzahaguruka gushira amariyo estate hariya mu Bijombo, mu Gatanga, hariya mu Bibogobogo cyangwa se n'ahandi, muzakora imidugudu myinshi cyane, muhamagare n'ababembe nabo bakodesha utwo tuzu cyangwa batujyemo, nabo babana. Nubana nawe bizatworohera, bizakorohera. Uzi impamvu Buraya butakigira intambara? Bamaze kugera kuri byinshi, bubatse amazu maremare, bashizeho amabanke, buri muntu wese yabikiye mu bigega, bafite amashares ararabyara. Rero nibakora intambara, bakohereza igisasu kikamenagura ya building ndende, abantu benshi bazahomba. Icyo bakora niki? Igihe cyose yagiye kuvuka intambara, bashaka amahoro. Nimufata namwe amazu mukubaka, mwarangiza mukaraza mu bapfurero nabo babembe n'abandi aryamye mu nzu yawe, mugakora amafactory
y'inkweto, dore dufite impu nyinshi ari iwacu, inka nizigaruka mugakura imikandara akaba arimo bakoramo, bakabona utuzi agahembwa amadolari 300, 400, 500 mu ruganda wubatse. Mayimayi niza gusenya azavuga ati senya handi aharangaburira, ariko atagaburiwe azahatera ibuye. Niko bimera. Ariko ngo aho wahishe igisabo nduhatera ibuye, ahantu hamutunze buri kwezi ntazongera kugusenyera. Mureke twubake hariya tubaho utuzi, murebe ko bazongera kumanuka bitwa ba mayi. Bazaza batitwa ba mayi, bazaza bitwa ba Roho Mutakatifu, ba mwuka atari amazi, ahubwo noneho hari roho, kuko aho ngaho baraharira kandi aho ngaho barahambarira. Yesu ashigwe cyane. None se iyo uri amazi udafite ugukanariza ujya aho ushaka, ariko tuzabasengera buzure mu mwuka wera, twongere tubane nabo. Hanyuma dushireho memorial ikomeye cyane y'abantu bacu bapfuye, nabo bazahagenda baharebe bavuge ngo yo twarahemutse kweri, twarahemutse. Uyu ni indungaburiye, ni Nowera wa Gasosi, niwe unyohereje amafaranga kuva muri Amerika. Bimutangaze, bizaba histoire. Kandi ibyo mbabwira sinimbo mbabwira amakuru, ndababwira ubuhanuzi, niko bizamera. Ndababwira ibizaba, nuko bizamera, ntabwo ari inkuru, niko bizamera. Uhereye mu Rurambo ukagera mu Minembwe, muzubaka amazu bayabe, muzorora inka zibagaburire. Izi barimo batemagura bazanywa amata yayo barira bavuga ngo twakoze nabi, ibi tuzabikora. Udatekereza ngo bizaba kera, si kera, ndabibona biri hafi. Si kera bizaba, si kera bizaba. Iryo ni ryo humure rikomeye. Mureke mu ivu rya bene data habyukemo abakobwa, abagabo, abahungu bafite imitekerereze itandukanye n'iy'abandi. Kwihorera ntacyo bimaze. Imana yabujije abantu bose kwica Kayini ngo mukomeze mutere imbere. Kayini areba, yakubona gahunga, yakubona gahunga. Imana yanga kumwica, kuko yapfuye aribagirwa. Salomo yaravuze ngo munsi y'ubutaka nta memoire iriyo, wipfuye uribagirwa. Ariko iyo Kayini harareba, utera imbere, uzamuka, nawe yihisha bunabo, yicuza cyane kuruta uko Imana ibaramwishe kare. Reka tubane nabo bantu batugiriye nabi, umwanya ubutabera butaraboneka, hanyuma dukora imirimo myinshi y'abagabo, imirimo ikomeye, bazaregereta icyo badukoreye. Imana ibaha umugisha, Imana ibagiriye neza.